impamo isomo ry'ubuzima. Uyu munsi nkuru iragira iti ibishashagirana byose siko ari zahabu. Nuko hari mu mwaka wa 2020 umusore w'imyaka 33 yari mu Rwanda rwa Gihanga wahanze u Rwanda ahuye n'inkumi yuje uburanga. Bararebanye imitima yabo ivugana bwangu, basa nka kumwe tuvuga tuti umubyeyi amabere yikora tonsa abaho. Umusore yitwa Ngoga, umukobwa yitwa Akimana. Urukundo rwabo ruba ruragurumanye. Ngoga agahora yifuza kuba hamwe na Akimana. Nuko rimwe Ngoga ati, Akimana zuba ryanjye, kwezi kwanjye, wazansuye ukamenya aho nege ku musaya koko. Nuko Akimana akaba yari yaratojwe ko iyo ugiye gusura umuhungu uba wikozeho, kuko wisanga mwakinnye umukino wo kugwa mu nka ngo pi. Namwe muri bakuru, yari n'umukristo ukomeye. Akimana agerageza kumwangira nk'amezi 4 yose, bigera aho Ngoga nawe ku mpamvu z'akazi aza kunyarukira muri Amerika, amarayo nk'amezi 2. Agaruka mu Rwanda arongera ati, mukunzi wanjye Akimana, ubwo ko kuzamenya aho ntaha ryari. Nyamukobwa agira aho ati, rwose nzaza noneho weekend itaha. Yibwira ko nakomeza kwanga Ngoga azamwanga. Ati, ubwo ukomeje kubinsaba birakwiye pe. Akimana aza kujyayo, ariko afite igihunga cyinshi cyane, ndetse yabigize ibanga. Iwabo ntawamenya aho agiye. Agezeyo rero Ngoga aramuzimanira, biraryoha. Mwibuke ko Akimana bari baramubitsemo ko gusura umusore kizira, ko umusore ahita ashaka ko muryamana. Murabyumva namwe. Nyamara ntabyo yabonye pe. Ngoga yamweretse ko ari uko yashakaga ko amenya aho atuye gusa, nta wundi mugambi ubiri inyuma. Maze Akimana noneho urukundo ruriyongera bikabije muri we. Yibwira ko abonye umukozi w'Imana ahubwo urenze uko yabyibwiraga, kuko atinya gusambana bikomeye. Nuko byaje kugira umwaka w'2022 Ngoga ati, Akima, nkomeje kugushima no kukwishimira, wanyemerera tukabana? Akimana ati, worosoye wabyukaga mukunzi wanjye. Ubukwe bwiza cyane burataha ahagana mu 2022 mu kwezi kwa Nyakanga, ariyo July. Nuko Akimana agezeyo mu rugo neza rwe na Ngoga, yewe ngo ibintu birahinduka. Yaje gusanga Ngoga burya disa afite ikibazo cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ntabwo abikunda, ntabwo abyiyumvamo, ntabyo ashaka, ahubwo afite ibindi bimuha ibyishimo. Ese wavuga uti ni ibiki? Ayiwe. Ngoga ashimishwa no kwikinisha, mbega ibyago, masturbation. Ndetse atangira kumvisha Akimana ko badakwiye kuzabyara, kandi Akimana yari zozozi ze kuzitwa umunsi umwe umubyeyi. Akimana agwa mu kantu. Byumvikane ko abageni bamaze imyaka 2 n'igice bashyingiranywe, ariko inshuro bamaze kubonana mu byo bashakanye zirabareka ku ntoki kandi ntizishamaje. Akimana ntiyigeze amenya ko aricyo cyatumye Ngoga cyagiye barambagizanya yitwararikaga disi. Yumvaga ko atomboye umugabo udashyira imbere sex, atomboye umukristo mugenzi we. Rubyiruko, ibishashagirana byose siko ari zahabu. Gerageza utoza amarangamutima yawe, ntakaganze ubwenge bwawe, bizakurinda guhora wicuza mu buzima,
kuko ubu buzima buduhishiye byinshi bivanzemo ibyiza n'ibibi. Ubwo se Akimana yahukane, asenye cyangwa atwaze? Ntabwo byoroshye, gusa niba koko akunda Ngoga bazagana inzobere, bazagana impuguke mu byo bita sexual orientation babafashe. Nuko rero nshuti bakunzi, abwirwa benshi akumva bene yo. Inkuru mpamo, isomo ry'ubuzima mwateguriwe mukagezwaho na Solace Marriage and Family Counseling. Tubashishikariza iteka kugana impuguke, inzobere mu buzima bw'imitekerereze, ubuzima bwo mu mutwe, kuko burya ikibazo cyose kiba gifite igisubizo cyacyo. Rero wibyihererana, muhahe, muronke ndetse mugwize, murakarama mwuzuye ubuntu n'abantu. Solace MFC.